Yes, nanone reka nizere ko meze neza, gahunda zawe ziri kugenda neza, nizere ko kabisa ibintu ari up uri guterera Imana amasari bitewe nuko umunsi wawe wakomeje kugenda neza. Nkunda kuvuga ko uwo utagenze neza ejo cyangwa ejo bundi biraza kugenda neza. Hanyuma nge nkubwire ngo ndi Eros, nanone nk'ibisanzwe tugiye kugenda tureba amakuru y'ibyamamare agiye atandukanye avugwa ku mbuga nkoranyambaga. Nkubwira ngo komeze dukurikire, ukanda subscribe, share, comment, like ndetse kabisa ujye muri comment tubwire ati bihagaze bityo kubundi mwewe muduhereza ibintu bimeze neza cyangwa se bimeze nabi, tugende natwe tumenya ngo turabakubita ibintu bimeze ute kabisa, cyangwa se ukeneye amakuru y'icyamamare runaka tugende tukubwira ngo uyu nguyu n'uyu bimeze gute. Hanyuma turaza kugaruka ku muhanzi muri gospel kabisa, uyu ni Gogo kabisa, twagiye tumumenya mu ndirimbo yitwa I Need the Blood of Jesus, ngo every day I need the blood of Jesus, every day I need the blood of Jesus. Yo ntabwo nzi kuririmba, gusa nyine mbatayemo, nanjye mbatayemo kabisa, nta mikino nifitiye. Uyu nguyu Gogo nako Gogo kabisa, nawe ukuntu byagenze yageze ku rubyiniriro ubwo bari mu gitaramo kabisa cya gospel. Ni igitaramo cyiswe Gospel Night kabisa, ni igitaramo gitegurwa hariya Kigali, nuko cyitwa Kigali Gospel Night kabisa. Kiba kirimo ibyamamare bigiye bitandukanye baririmba indirimbo z'Imana, bahimbaza. Uyu nguyu nawe Gogo ni umwe mu bantu bari baje muri icyo gitaramo, bari batumiwe kugira ngo ashushe abantu hariya, cyangwa se agenda bereka ibyazi muri gospel, agenda bashyira mu gakiza kabisa. Natwe turi muri bamwe bari biteguye kujya mu gakiza, gusa yageze ku rubyiniriro cyangwa se ahari kuri stage niko dukunda kuhita, aho abahagaze abantu bamureba bose. Uyu nguyu aragenda avuga ibintu byinshi, ashima Imana, ashima uburyo yageze muri muzika, cyane ko yavuye ahantu hakomeye. Ibyo byose agenda bivuga, adutamo ukuntu bihagaze, ukuntu nyine yavuye mu cyaro akaba yarageze mu mujyi, Imana ikaba yarabikoze, yarabiyisabye nk'uko yagiye abitangaza no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ku binyamakuru bitandukanye. Aragenda adutamo, abantu barishima bumva ko kabisa Imana imaze kumugeza ahantu hakomeye. Hanyuma uyu nguyu yageze hariya kuri stage, ahageze nyuma yo kuvuga ibyo ngibyo ateguza abantu ukuntu agiye kuririmba indirimbo ye yakoze, indirimbo nziza, indirimbo twakunze turi benshi ku mbuga nkoranyambaga, indirimbo ubona ko nyine irimo n'amagambo bya hatari. Nuko nyuma yaho yaje arayibagirwa, abantu barumirwa, baravuga ati gute umuntu yibagirwa ibintu bye, gute yibagirwa indirimbo ze. Baravuga ati wana yabyibagiwe kabisa, bahita babibona, bimutera no kuba yarira aho yari ari kuri stage, asa nk'ugiye kurira kabisa. Ibi ngibi rero bituma abantu bategereza, baramwihanganira cyane ko bitewe nuko baramukunda cyane kandi bamusanzwe bamuzi ku mbuga nkoranyambaga, banazi ko iyo ndirimbo nyine ayifite, si y'abandi, niye yayibagiwe, ari niye kabisa. Nyuma yo kuyibagirwa rero, nyuma yaho baje bamwibutsa ukuntu indirimbo igenda, ndetse nuko ivuga amagambo amwe bagenda bayamwibutsa, nuko nk'uko yaje kuyibuka nyuma aza kuyiririmba kabisa. Gusa hariya byari bikaze kabisa, kuko kwibagirwa indirimbo yawe ni ibindi umuntu atuga cyangwa ibiri bamutegura. Hanyuma bihita bigaragaza ko nta myitozo myinshi yari yakoze, cyangwa se yari yagiye mu gakiza birenze,
abantu bamwe bashobora gutekereza ko yari yagiye mu gakiza, nanjye natekereza ko yari yagiye mu gakiza kurusha uko yari afite kuririmba, nubwo indirimbo yari irabajyana mu gakiza, gusa we yagiye mu gakiza agira n'amarangamutima bituma yibagirwa indirimbo yiwe. Hanyuma njye ndi Eros mubwire ngo ngenda gutamo utuntu tumeze neza. Nyuma yuko turi kukubwira uyu Gogo kabisa, ndaza kugutamo n'izindi nkuru zitandukanye. Wowe icyo usabwa ni subscribe kuri channel yacu yitwa Birashoboka TV Rwanda, kanda subscribe, wibuke gukanda kuzogera all. Wowe utarayikanda ni wowe ndi kubwira. Hanyuma n'abakanze kabisa bagende muri comment batubwira ati Gogo gute gutya na gutya, cyane ko ndabizi ko muramukunda cyane, mugaragaza amarangamutima yanyu kuri uyu Gogo kabisa, kuri uyu muntu wacu Gogo. Hanyuma Gogo ni umukobwa waririmbaga muri korali, cyangwa se ni muri korali Umuco, yaririmbaga muri korali Umuco abandikira indirimbo, nabo bakagira gutya bakaririmba indirimbo za Gogo zikitirirwa korali kabisa. Ubwo urumva ni za korali ariko zanditswe n'umuntu umwe witwa Gogo. Hanyuma nawe akagenda yandika ize ku ruhande, akazishyira ku ruhande. Icyo gihe yazandikaga mu makayi, ubundi agahereza korali bakajya kurepeta akabigisha, hanyuma bakaziririmba. Ni indirimbo nziza zagendaga zishyira abantu mu gakiza mu itorero ryo basengeragamo rya Anglikani hariya Janjagiro, aho bita Janjagiro Rwamagana kabisa. Ari naho uyu mukobwa yavutse cyangwa se yavukiye. Hanyuma we mu kwandika indirimbo ngo ukuntu byaje nuko byaje ari ku ishuri aravuga ati se ni gute ngiye nakwandika indirimbo muri korali turaririmba tukagira ute, ni gute ngewe najya ngaho ngo nanjye nandike indirimbo nge nzi korali noneho tuziririmbe zahimbwe n'abandi dusubiramo izindi, gute ngewe nagira gutya ngo nandike izanjye cyangwa se nandikire korali. Hanyuma uyu mukobwa mwubwire ngo ni umukobwa uzi kuririmba kabisa kandi tumukunda turi benshi. Comment, like, share ndetse wibuke no gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Hanyuma ciao twongere tubane no mu yandi makuru aza gukurikira. Aya ngaya biraza kuba ari uburyohe kabisa, ndaza kukugarukira ku cyamamare, ni byamamare kabisa abangaba bo. Nanone nshobora kugugarukira kuri gospel ibyamamare, ndakubwira ngo stay tuned, turi kumwe.